tumenye Bibiliya. Iki ni ikiganiro utegurirwa na Dr. Ferdinand Makigi ukakigezwaho na Trans World Radio. Soma kandi wige Bibiliya usobanukirwe ijambo ry'Imana. Uraho neza nshuti muvandimwe uteze amatwi ikiganiro tumenye Bibiliya, amahoro y'Imana n'abane nawe. Kaze muri iki kiganiro ugezwaho nanjye Parfait Intamvutsa. Mu kiganiro giheruka twarebeye hamwe ibijyanye no gutanga. Twabonye ko itorero rifite inshingano yo gufasha abakene. Tugomba gutanga kuko dukunze umwami Yesu, tukabikora tubikunze. Gutanga no gufatanya kandi bigomba kuba kimwe mu bigize ubusabane bw'itorero. Uyu munsi turongera tuvuge kuri iyo ngingo yo gutanga, hanyuma kandi tuze kureba ukuntu gukorera Imana bigomba kuba mu kuri no mu mwuka. Turaza kandi kubona uburyo ari ngombwa cyane gushyira umutima ku murimo dukora. Ibyo byose ariko ni mu kanya nyuma ya kano karuhuko. Transworld Radio. Oh, Transworld Radio. Transworld Radio. Transworld Radio. Sambirana, 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 Usemerera. Sambirana, 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 Usemerera. Imana ihabwa icyubahiro. Urakoze kuguma hafi y'inyakiramajwi yawe wiyumvira ikiganiro tumenye Bibiliya. Amagambo fatizo y'ikiganiro cy'uyu munsi ni icya 10, umutima n'umurimo. Umurongo fatizo w'ikiganiro cyacu ukaboneka muri Malaki ibice 3 ku murongo wa 14. Haravuze ngo mwavuze yuko gukorera Imana ari nta mumaro, kandi muti byatumariye iki ubwo twitonderaga amategeko yayo tukagendera imbere y'Uwiteka Nyiringabo twambaye ibyo kwirabura. Muri Malaki ibice 3 ku murongo wa 9 aravuga ngo muvumwa wa muvumo kuko ishyanga ryose uko mungana mwanyimye ibyanjye. Muri iki gihe cy'ubuntu Imana ishaka kutanga nkuko ubishoboye. Kuri bamwe bumva ko icyacumi ari ibintu byinshi, abandi bakumva bagomba gutanga ibirenze icyacumi. Bitewe nuko gukorera amafaranga bigezweho cyane uyu munsi, numva gutanga byakagombye gutera intambwe. Hari amatorero amwe usanga agendera cyane ku mategeko ya Mose, ku buryo usanga batsimbaraye ku mategeko, harimo n'itegeko ry'icyacumi. Iyo winjiye muri iryo dini nta kabuza utanga icyacumi. Usanga ayo matorero agendera ku mategeko akize cyane ugereranyije natwe. Ese ibyo ntibikwereka ko abantu b'Imana bari mu buntu, ko badatanga ku murimo w'Imana nk'uko bikwiye? Iyi niyo mpamvu utabona umugisha uko wakabaye mu murimo w'Imana. Amatorero menshi usanga afite umushumba wigisha ijambo ry'Imana, nyamara wareba ugasanga nta hantu agana. Imana igaragaza neza ko gutanga kwacu ari ikintu yitaho. Niba itorero cyangwa umuntu ku giti cye adatanga, Imana ntigeze isezeranya guha umugisha umuntu nk'uwo. Nizera ko Imana izaha umugisha umuntu wese uyitangira. Reka nkwibutse ko atari imigisha ifatika gusa. Mu rwandiko rw'Abefeso, Pawulo atubwira ko Imana yaduhereye muri Kristo imigisha yose y'umwuka yo mu ijuru, nk'uko byanditse mu Befeso igice cya 1 ku murongo wa 3. Mu buryo bw'ubuntu rero, Imana izaha umugisha abagira ubuntu mu gutanga. Iryo ni ihame dusanga henshi mu ijambo ry'Imana. Uyu munsi abantu ntibatangira Imana nk'uko byakagombye. Nidukingurira Imana umutima, nayo izaduha ikaze. Si imigisha yo mu buryo bufatika gusa, ahubwo Imana yasezeranyije imigisha yo mu mwuka. Ngo yaduhereye muri Kristo imigisha yose y'umwuka yo mu ijuru. Imana yagiye isohoza amasezerano ku bantu bayo. Mu gihe cya Hezekiya hari igihe cy'ububyutse. Mu ngoma za 2 ibice 31 ku murongo wa 10 dusoma ngo Azariya umutambyi mukuru wo mu nzu ya Sadoki aramusubiza ati, wihereye igihe abantu batangiriye kuzana amaturo mu nzu y'Uwiteka, twahereye ubwo turya tugahaga tugasigaza byinshi, kuko Uwiteka yahaye abantu b'umugisha kandi bisagutse n'iby'ibi bingana bityo bwinshi. Mu yandi magambo, abantu batanze byinshi birenze ibyari bikenewe. Ubwo Abisirayeli bubakaga ihema ry'ibonaniro, Mose yasabye ko abantu batanga amaturo. Byamusabye ko abwira abantu ngo bahagarare barekeraho gutanga kuko bari batanze byinshi. Aho niho hantu abantu babwiwe ngo bahagarare gutanga kuko batanze byinshi. Muri Malaki ibice 3 ku murongo wa 10 aravuga ngo nimuzane imigabane ya 1/10 ishyitse mubishyire mu bubiko, inzu yanjye ibemo ibyo kurya. Ngaho nimubingeragereshe, ni ku Uwiteka Nyiringabo avuga.
murebe ko ntazabagomororera imigomero yo mu ijuru nkabasukaho umugisha mukaburaho muwukwiza. Reka nongere nkwibutse ko uyu munsi tutagengwa n'icyacumi. Hari abakristo bamwe binjiza amafaranga make cyane ku buryo icyacumi cyaba umutwaro kuri bo. Hari abandi Imana yahezagiye mu buryo bwiza ku buryo batanga byinshi kugeza aho mu bihugu bimwe na bimwe leta igabanyiriza imisoro imwe n'imwe. Hari abandi binjiza umutungo utubutse ku buryo bawuha Imana, ariko uyu munsi biragoye kubona bitanga muri ubwo buryo. Icyacumi ni urugero rwo kwisuzumiraho ubwawe, ariko sintekereza ko ari itegeko cyangwa se ko ari ikintu kigomba kukuboha. Twasomye ngo nimuzane imigabane ya 1/10 ishyitse mubishyire mu bubiko. Hari amatorero menshi yagiye avuga ko ububiko ari itorero ry'ahantu runaka, ngo uyu munsi icyacumi atari icy'itorero, niko n'ububiko bimeze. Ububiko bwari igice kigize urusengero. Iruhande rw'urusengero habaga inyubako nyinshi zari ububiko. Iyo abantu bazanaga ibyacumi byabikwaga muri ubu bubiko bwari bukikije urusengero. Ubwo Nehemiya yagarukaga i Yerusalemu, bishoboke ko ari imbere y'igihe cya Malaki, yabonye umwanzi w'Imana Tobiya yibera muri imwe mu nzu yagenewe ububiko bari barakuyemo byose. Yari yarakuwemo byose bitewe n'uko abantu batatangaga uko bikwiye, hanyuma bituma bakoreramo Tobiya icumbi ryo kubamo. Ariko Nehemiya yahise amukuramo. Yafashe ibintu byose bya Tobiya abisohora hanze ndetse n'abamusohora mu bubiko. Nyuma yaho nibwo abantu bongeye kuzana amaturo, hanyuma buzuza ububiko. Mu gitabo cya Nehemiya ibice 13 kuva ku murongo wa 4 kugera ku wa 9 haravuga ngo, ariko ibyo bitaraba, Eliyashibu umutambyi wakiriweho gutegeka ibyumba byo mu nzu y'Imana yacu, ubwo yari yuzuye na Tobiya, yari yamutunganirije icyumba kinini aho kera babikaga amaturo y'amafu n'icyome n'ibikoreshwa n'ibice bya 1/10 by'imyaka y'impeke na vino n'amavuta, ibyagererwaga abalewi n'abaririmbyi n'abakumirizi ku bw'itegeko, hamwe n'amaturo azunguzwa aturirwa abatambyi. Ariko muri iyo minsi yose sinari ndi Yerusalemu, kuko mu mwaka wa 32 wo ku ngoma y'umwami w'i Babuloni Aritazeruzi nari narasanze umwami, maze hashize iminsi nsaba umwami yuko ansezerera. Ngiye Yerusalemu menya icyaha Eliyashibu yakoze, kuko yatunganirije Tobiya icyumba mu bikari by'inzu y'Imana. Birambabaza cyane, nicyo cyatumye ibintu bya Tobiya byose mbisahura mu nzu nkabijugunya hanze, mpera ko ntegeka yuko beza ibyumba, maze nsubizamo ibintu by'inzu y'Imana n'amaturo y'amafu n'icyome. Uyu munsi nta kintu cyo gutanga gihari dushyira mu bubiko cyangwa se ngo dutange mu buryo bwo guhunika. Ubwo si bwo buryo dutangamo, kuko imitangire y'Abisirayeli yagendanaga n'umusaruro wabo. Mu by'ukuri iyo urebye neza ku itegeko ryo gutanga, Imana yahaga abatambyi igice runaka cy'itungo, kandi iteka Imana yababwiraga ko bagomba kukirira aho ngaho. Abatambyi nta firigo bagiraga ngo babikemo izo nyama zidapfa. Mu gihe cy'ubushyuhe inyama zashoboraga gupfa, niyo mpamvu Imana yababwiraga kuzirira aho ngaho. Ariko indi misaruro yarahunikwaga, hanyuma ikazakoreshwa igihe ikenewe. Muri Malaki ibice 3 ku murongo wa 11 haravuga ngo, nzahana indyanyi nyibahora, ntizarimbura imyaka yo ku butaka bwanyu, kandi n'umuzabibu wanyu ntuzaragarika imbuto mu murima igihe cyaho kitaragera, ni ko Uwiteka Nyiringabo avuga. Ubwo babaga abanyabuntu ku Mana, Imana nayo yarababwiye ngo, nzakingura ijuru mbasukeho umugisha, kandi nzahana indyanyi. Indyanyi twayigereranya n'inzige cyangwa ibitambara, mbese tukabigerana twa dusimba twangiza imyaka. Mu byago 10 byateye Egiputa harimo n'iki, ariko none Imana yari ivuze ngo, nzahana indyanyi nyibahora. Uyu munsi nabwo hari ibihano biva ku Mana, kuko Abisirayeli bayiteye umugongo. Ngira ngo ibi birasobanura impamvu hari ubukene bwinshi ku isi, aho hari umubare munini ukicwa n'inzara. Nyamara nta muntu utinyuka gusobanura ibi nk'igihano cy'Imana. Ntekereza ko ari umuburo w'ibizaza mu gihe kizaza, kandi ntekereza ko nta kintu turabona. Sambirana usembera Sambirana usembera Imani hakicyubahiro Sambirana usembera Imani hakicyubahiro
twasomye nanone ngo ntizarimbura imyaka yo ku butaka bwanyu, kandi n'umuzabibu wanyu ntuzaragarika imbuto mu murima igihe cyawo kitaragera, ni ko Uwiteka Nyiringabo avuga. Mu yandi magambo, imirima yabo y'inzabibu yagombaga kwera ku bwinshi, hakavamo umusaruro utubutse. Muri Malaki ibice 3 ku murongo wa 12 haravuga ngo, kandi amahanga yose azabita abanyamahirwe, kuko muzaba igihugu kinezeza, ni ko Uwiteka Nyiringabo avuga. Iyo Abisirayeli batunganiraga Imana, baberaga andi mahanga umugisha. Gutunganira Imana bivuze ko utabasha kwera udatunganye. Icyo cyari ikintu cyatumaga babera umugisha amahanga yose. Muri Zekariya 8 ku murongo wa 13 hatubwira ngo, nuko nk'uko mwari mu mahanga muri ibivume, mwanzu y'Ubuyuda n'iy'Ubwisirayeli mwe, niko nzabakiza. Muzaba abahesha w'umugisha, mwe gutinya, ahubwo amaboko yanyu akomere. Ibi biratuganisha mu gihe kizaza, ariko Imana yabivuze igihe batumaga amahanga abona umugisha ku bwabo. Iyo Isirayeli ikoreye Imana, biba umugisha ku yandi mahanga. Ku murongo wa 13 tuhasanga ikintu cya 8 kandi cya nyuma aba bantu bavuze basubiza Imana ku magambo yababwiye. Muri Malaki ibice 3 ku murongo wa 13 haravuga ngo, amagambo mwamvuze yarakomeye, ni ko Uwiteka avuga, nyamara murabaza muti twakuvuze iki? Abantu baribwiraga ngo, rwose ntitwibuka niba ari ikintu kibi twakuvuzeho. Mu byo bavugaga byose Imana yarabibibutsaga. Muri Malaki ibice 3 ku murongo wa 14 haravuga ngo, mwavuze yuko gukorera Imana ari nta mumaro, kandi muti byatumariye iki ubwo twitonderaga amategeko yayo, tukagendera imbere y'Uwiteka Nyiringabo twambaye ibyo kwirabura? Isirayeli yaravugaga ngo, ese bitumariye iki gukorera Imana? Rwose nta mumaro. Kuri bo wumvaga nta mumaro bifite, kuko imitima yabo itari ibirimo. Kandi kuva imitima yabo itari ibirimo, Imana ntiyabahaye umugisha. Hano bahise barenganya Imana, baravuga ngo turumva gukorera Imana nta mumaro. Ukuri guhari nuko uburyo babikoragamo nta mumaro byari bifite. Reka mvuga iki kintu kandi kirakomeye cyane. Hari abantu baza mu materaniro, nyamara wabareba ukabona byari byiza ko bigira mu zindi gahunda nko gutembera n'ibindi. Imitima yabo ntibiri mu materaniro, aho gusanga bibereye mu bindi nka internet, ku buryo imitima yabo ibidahari. Bamwe baba bagiye mu materaniro kunenga ibitagenda neza. Umuntu umwe niwe wavuze ngo bamwe baba bagiye kureba imyambaro, mu gihe abandi baba bagiye gufunga amaso. Hari abandi bajya ku rusengero kuko ari ahantu heza ho gusinzirira. Nshuti yanjye, niba umutima wawe utarimo neza kandi ukaba udakunda Imana, niba udashaka kuyiramya no kuyihimbaza no kuyikorera, reka nkubwire ko ibyo ukora nta mumaro. Uyu munsi kuramya kwacu kuri ku kigero cyo hejuru. Ibi ni byo Umwami Yesu yabwiye umugore ku iriba ngo, mugore nyizera, igihe kizaza ubwo bazaba batagisengera Data kuri uyu musozi cyangwa i Yerusalemu. Dore mwebweho musenga icyo mutazi, ariko twebwe dusenga ibyo tuzi, kuko agakiza kava mu Bayuda. Ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye, ubwo abasenga by'ukuri basengera Data mu mwuka no mu kuri, kuko Data ashaka ko bene abo ari bo bamusenga. Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiye kuyisengera mu kuri no mu mwuka. Aya magambo yanditse mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice 4 kuva ku murongo wa 21 kugera ku murongo wa 24. Umwami Yesu yabwiye uyu mugore ko igihe kizagera aho abasenga by'ukuri ko batazaba basengera Imana kuri uwo musozi. Ariko reka nkubwire ko uyu munsi kuri uwo musozi hagitambirwa ibitambo biva amaraso. Yesu yaravuze ngo, ndetse si Yerusalemu. Yerusalemu si ahantu ho gusengera Imana. Ibyitwa ibijyanye n'ubukristo byose niho ubisanga, ariko byose bihabanye n'ubutumwa bw'Umwami Yesu n'ubw'intumwa za mbere. Yesu yakomeje avuga ko abasenga Imana by'ukuri bazayisenga mu mwuka no mu kuri, bazakunda ijambo ry'Imana, bazagira inyota yo gukorera Imana, bazagira inyota yo kumvira Uwiteka, bazashishikarira kuyiramya no kuyihimbaza. Igihe kimwe umuntu yaraje abwira Magi ati, Magi, ndabona uri gutekereza ko nzarimbuka kuko nikinira golf ku cyumweru. Magi yamusubije ko ibyo avuze atari byo, kuko atajya kuzimu ngo nuko yakinnye golf ku cyumweru. Yamubwiye ko azarimbuka bitewe nuko yateye Imana umugongo. Umukino wa golf nta hantu uhuriye n'ibyo. Hari abanyetorero benshi ubona byaba byiza bagiye kwikinira ku cyumweru, cyangwa bagafata izindi gahunda kuko bateza ibibazo iyo bari mu materaniro. Ntibaba basenga Imana mu kuri no mu mwuka. Nshuti yanjye, ibi byose ubona nta hantu bihuriye n'itorero. Ikintu cy'ingenzi ni ikiri mu mutima wawe no mu mubano wawe na Yesu Kristo. Mu gihe cya Malaki abantu babonaga gukorera Imana ari igihombo,
ariko ikibazo nticyari Imana, ahubwo ikibazo cyari muri bo. Igihe kimwe umuntu yagiye gusura umurwayi kwa muganga, hanyuma ageze hafi y'icyumba umurwayi yari arwariyemo, umugore w'uwo murwayi amubwira ko yenda gupfa. Icyari kimujyanye kwari kugira ngo bafatanye gusenga ndetse banasangira ijambo ritari iry'ihumure gusa, ahubwo n'iry'uko umugore yagiraga ibyiringiro by'agakiza k'umugabo we. Umurwayi yaramubwiye ngo pasiteri rero dore ndenda gupfa, ese wakurura ubwo buringiti ukanyurusa neza ko numva ubukonje bugiye kunyica? Icyo cyumba yari arwariyemo cyari gishyushye cyane, ariko umurwayi ntiyatinyutse kuvuga ko hakonje. Yahise ashyira ikosa ku cyumba avuga ko batajya bakonjesha ibyumba. Hari abantu benshi bavuga ko itorero basengeramo rikonje. Ese urabizi neza ko ari itorero rikonje cyangwa ni wowe ukonje? Byasaba gusuzuma, ariko hano ikibazo cyari kuri aba bantu nticyari ku Mana. Reka turebe ubusobanuro bwiza bwo kuramya nyakuri dusanga mu byanditswe mu gitabo cya Yesaya igice cya 58 ku murongo wa 3. Haravuga ngo ndetse barabaza bati, mbese igituma twigiriza ubusa ntubyiteho niki? Niki gituma twibabaza ukabyirengagiza? Biterwa nuko ku munsi wanyu wo kwiyiriza ubusa muba mubonye uko mwinezeza ubwanyu, mukagirira n'aba bakozi banyu bose. Urabona ko bagize ikibazo kimwe mu gihe cya Yesaya, ndetse bakongera kukigira mu gihe cya Maraki. Bariyirizaga ariko imitima ntigire ikibikoraho. Muri Yesaya ibice 58 ku murongo wa 4, Bibiliya iravuga ngo dore icyo mwiyiririza ubusa ni ugutongana no kujya impaka no gukubitana ibipfunsi by'abanyarugomo. Kuri ubu ntimukiyiriza ubusa uko bikwiriye, byatuma ijwi ryanyu ryumvikana mu ijuru. Imana iravuga iti, sinita ku kwiyiriza kwanyu, imihango n'imigenzo yose mukora ndetse n'impaka zanyu ku by'idini. Bumvaga bajya impaka ku bijyanye n'idini. Inshuti yanjye, reka nkubwire ko nta hantu twagera binyuze mu kujya impaka. Birashoboka cyane ko wanyuranya n'ubusobanuro ndi gutanga hano, ariko niba wizera ko Bibiliya ari ijambo ry'Imana nk'uko mbyizera, ni ukubera icyo utansengera niba wumva ubusobanuro bwanjye atari bwo? Kandi birashoboka cyane ko nakwibeshya, niyo mpamvu ugomba gusuzuma ibyo mvuga. Reka turebe ubusobanuro nyakuri bwo gusenga. Muri Yesaya ibice 58 kuva ku murongo wa 6 kugera ku wa 8 haravuga ngo ahubwo kwiyiriza ubusa nshima nuko mwajya mubohora abantu ingoyi z'urugomo, mugahambura imigozi y'uburetwa, mukarenganura abarengana, kandi mugaca iby'agahato byose, kandi ukarekura ugatanga ibyo kurya byawe, ukagaburira abashonji, ukazana abakene bameneshejwe, ukabashyira mu nzu yawe. Wabona uwambaye ubusa ukamwambika. Ntiwirengagize bene wanyu, maze rero umucyo wawe uzahera kutambike nk'umuseke, ubukire bwawe buzatoha vuba, gukiranuka kwawe kuzakujya imbere, kandi icyubahiro cy'Uwiteka kizaba kigushoreye. Ibintu Yesaya yari ari kuvuga ni uko igihe uje gusenga Imana ugomba kuzirikana neza ko ubuzima bwawe bubihamya. Icyo ni ikintu cy'ingenzi cyane. Imana ishaka kubaho ubuzima buhamya neza ibyo uri kuvuga. Hano mu isezerano rya kera baraduha ubusobanuro bwiza bwo gusenga. Imihango yose wakora nta mumaro ifite mu gihe umutima wawe udatunganye imbere y'Imana. Ngicyo ikintu tugomba kuzirikana umunsi ku munsi. Muri Maraki ibice 3 ku murongo wa 15 haravuga ngo noneho abibone nibo twita abanyamahirwe, ni koko abakora ibyaha barakomezwa ndetse bagerageza Imana bagakizwa. Birasa ngaho bageragezaga Imana, ariko nk'uko Habakuki yabivuze mu gihe cye, Imana yagendaga mu buzima bw'abantu kandi yarabahanaga. Nemera ko turamutse tubashije kubona ibintu bikorwa rwihishwe uyu munsi, hanyuma tukareba ukuntu Imana itunyuramo, twatakira Imana tuyisaba kugira impuhwe. Ni ukuri Imana itugendamo, ariko ntitubizirikana. Muri Maraki ibice 3 ku murongo wa 16 haravuga ngo maze abubahaga Uwiteka baraganiraga, Uwiteka agatega amatwi akumva, nuko igitabo kikandikirwa imbere ye cy'urwibutso rw'abubahaga Uwiteka bakita ku izina rye. Ngo maze abubahaga Uwiteka baraganiraga. Mu yandi magambo, hari bake bari barasigaye bakundaga Imana bakanayubaha, hanyuma barahura baraganira. Bakoze ubusabane, barahura baraganira. Twasomye nanone ngo Uwiteka agatega amatwi akumva, nuko igitabo kikandikirwa imbere ye cy'urwibutso rw'abubahaga Uwiteka bakita ku izina rye. Iyo ugiye mu byanditswe usangamo iki gitekerezo cy'uko Imana yita ku bitabo. Magi atekereza ko mu ijuru nta gitabo nyirizina gihari Imana yandikamo. Imana ntijya yibagirwa ndetse ntikeneye icyo gitabo, ndetse kandi ntikeneye mudasobwa
cyangwa se computer. Iyo tugiye mu gitabo cy'ibyahishuwe tuhabona iki gitabo cyandikwaga, ndetse iyo tugiye mu gice cya 3 dusangamo igitekerezo cyo gusiba amazina. Mu byahishuwe ibice 3 kuva ku murongo wa 4 kugera ku wa 5 haravuga ngo, icyakora ufite amazina make y'ab'Isarudi batanduje imyenda yabo, nibo bazagendana nanjye bambaye imyenda yera kuko babikwiriye. Unesha niwe uzambikwa imyenda yera, kandi sinzahanagura izina rye na hato mu gitabo cy'ubugingo, ahubwo nzaturira izina rye imbere ya Data n'imbere y'abamarayika be. Reka mubwire ko iyo ari imvugo ikomeye wasanga mu gitabo cy'ibyahishuwe. Ni umurongo ukomeye cyane ku buryo bigoye kuwusobanukirwa. Gusa wowe nanjye twawumva binyuze mu mizimizo, kuko hano bakoresheje imvugo ijimije. Ntabwo mu by'ukuri mu ijuru hari umurundo w'ibitabo Imana ibitse. Ahubwo nshobora kubyumva ko Imana ivuze ko yandika mu gitabo cy'ubugingo abakijijwe, ndetse ikaba yandika mu gitabo abazabona amakamba n'ingororano. Ibyo birumvikana cyane, gusa sintekereza ko Imana ifite ibitabo bigaragara tubona yandikamo, nubwo bishoboka ko yabigira. Ku musozo w'igitabo cy'ibyahishuwe tubwirwa ko ubwo abazimiye bazagezwa imbere y'intebe y'ubwami nini yera, ku bitabo bizabumburwa, kandi hari ibitabo byinshi. Mu gice cya 20 tubonamo igitabo cy'abakijijwe. Reka tubishushanye muri ubu buryo. Iyo ugiye kwiga mu ishuri runaka uhabwa ikarita y'ishuri. Iyo karita uyihabwa kuko uri umunyeshuri, kandi kugira ngo witwe umunyeshuri ni uko uba wiyandikishije muri iryo shuri. Iyo wakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, nibwo wandikwa mu gitabo cy'ubugingo, kandi ibyo ntibizigera bivaho. Ufite ikarita, uranditswe, kandi uri mu gitabo cy'ubugingo. Ubu ikintu ugiye gukora ni ugutangira gukorera amanota. Imana yandika amanota ugenda ubona mu nyigisho za Bibiliya. Ese uri kubona amanota angahe muri iryo somo? Ese muri iyi minsi uri gutsinda cyane cyangwa uri gutsindwa? Ni gute uri kubaho ubuzima bwa Kristo? Ni gute uri gukorera Imana? Imana yita kuri ibyo byose kandi ikabizirikana. Kubw'ibyo rero numva ko iyo Imana ibwiye itorero ry'Isarudi ko amazina yabo yahanaguwe mu gitabo cy'ubugingo, akaba yibukwa, ibyo bijyanye n'imirimo, kuko nicyo kintu kiri kuvugwa hano. Birajyana n'imirimo bakoze. Benshi muri twebwe bazahabwa amakarita, ariko bazatsindwa ubuzima bwa Gikristo. Mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorino avuga ko imirimo yacu izageragereshwa umuriro. Mu Bakorino ba mbere ibice 3 kuva ku murongo wa 11 kugera ku wa 15, Bibiliya iravuga ngo, kuko nta rundi rufatiro umuntu abasha gushyiraho keretse urwashyizweho, ari rwo Yesu Kristo. Ariko umuntu niyubaka kuri urwo rufatiro izahabu cyangwa ifeza, cyangwa amabuye y'igiciro cyinshi, cyangwa ibiti, cyangwa ibyatsi, cyangwa ibikenyeri, umurimo w'umuntu wese uzerekanwa. Urya munsi niwe uzawerekana, kuko uzahishuzwa umuriro, akaba ari wo kandi uzagerageza umurimo w'umuntu wese. Umurimo w'umuntu uwo yubatse kuri urwo rufatiro nugumaho azahabwa ingororano, ariko umurimo w'umuntu nuwushya azabura inyungu, nyamara ubwe azakizwa ariko nk'ukuwe mu muriro. Umurimo w'umuntu nushyirwa ku muriro ugashya, uwo muntu azakizwa. Pawulo avuga ko azakizwa nk'ukuwe mu muriro. Birasa nk'aho mu ijuru hazaba hari abantu benshi bazaba bahumura imyotsi nk'abavuye ku itanura, kuko imirimo yabo yahiye. Nta kintu bigeze bakora, kuko indangamanota zabo hariho amazeru gusa. Ngo igitabo kikandikirwa imbere ye cy'urwibutso rw'abubahaga Uwiteka bakita ku izina rye. Imana ntikeneye igitabo yandikamo kugira ngo biyifashe kugira ibyo yibuka, kuko yo ubwayo itajya yibagirwa, niyo yonyine ifite ubwonko bukora nka mudasobwa. Wibuke ko hari igihe mudasobwa ipfa ntikore, ariko Imana ntijya yibagirwa. Ibyandikwa ni imirimo yabo n'urukundo bakunda Imana. Ngibyo ibintu byandikwa. Agakiza ni ubuntu, ni kubwo kwizera, si imirimo. Iyo umaze gukizwa nibwo imirimo yawe itangira kubarwa, kandi nibwo igira agaciro. Iki gitabo cy'urwibutso rero ni ikintu cyiza cyane. Nanone kandi hari ahandi mu isezerano rya kera tubona havugwa igitabo cy'Imana. Muri Zaburi ya 56 ku murongo wa 8 haravuga ngo, ubara kurorongotana kwanjye, ushyira amarira yanjye mu icupa ryawe. Mbese ntiyanditswe mu gitabo cyawe? Umwanditsi wa Zaburi aravuga ngo, ubara kurorongotana kwanjye. Urabona ko Imana izi neza ahantu hose uba wiriwe n'ibyo uba wiriwemo. Birashoboka cyane ko ababyeyi bawe, abana bawe, abaturanyi bawe, abavandimwe bawe, abo musengana cyangwa umushumba wawe, kuba batazi ibyo wiriwemo, ariko Imana yirabizi. Icyo wita umwijima kuri wowe ku Mana ni umucyo. Imana izi neza ibyo wiriwemo, ndetse izi n'ibyo wakoze. Ngushyira amarira yanjye mu icupa.
ndatekereza ko icyo ari ikintu cyiza cyane. Uriya mumama urizwa n'uko umwana we yamunaniye, Imana yabitse ayo marira yose. Ese ibyo bintu urabitekereza? Mbega ukuntu ari byiza ko Imana yita ku bintu byose. Umuntu wakoreye Imana ariko agatenguha nuko bene se bamufata bikamubabaza akarira, Imana iramubwira ngo nashyize ayo marira yose mu icupa. Umwanditsi wa Zaburi agasoza avuga ngo mbese ntiyanditswe mu gitabo cyawe? Inshuti yanjye, hari igitabo cyandikwamo ubuzima bwacu bwose. Birasa nkaho bizaba ari filime bazatwereka ivuga ku buzima bwacu. Urabona ko uzabona ubuzima bwawe kuva uvutse kugeza upfuye. Bitandukanye n'ibyo abavuga ubutumwa bavuga iyo wapfuye, kuko bavuga ukuntu wari umuntu mwiza cyangwa se ukuntu wari umunyetorero mwiza. Imana izakwereka ubuzima bwawe uko bwari bumeze. Urumva se bidatangaje? Biratangaje cyane. Nk'uko tumaze kubimenyera, ngiyi incamake y'ibyo twaganiriye. Twabonye ko mu gihe cy'ubuntu Imana ishaka ko utanga nk'uko ushoboye. Nta muntu ugomba kuba imbata y'icyacumi, ahubwo ushobora gutanga ukarenza icyacumi igihe cyose ushobojwe. Gutanga bizana umugisha kurusha guhabwa. Kuba umutima wawe utari ku murimo uri gukora, biroroshye cyane kuba wakumva ko umurimo uri gukora nta gaciro ufite. Twabonye kandi ko imirimo yose ukora mu rusengero nta gaciro igihe cyose umutima wawe utayirimo. Kuba waza gusenga rero ariko umutima wawe uri ahandi, byerekana ko uba udasenga mu kuri no mu mwuka. Imana ishaka kubaho ubuzima buhamya ubukristo bwawe. Reka dusenga Imana. Mana, ndagushimiye kuri uwo kwizerwa ibihe byose. Ndagushimiye kubw'iki kiganiro kimaze gutambuka. Ndagushimiye ko washyize aya magambo mu kanwa k'umukozi wawe Malaki, nawe akabasha kuyatugezaho. Ndasengera abakristo bose ngo gutanga kwawo bibabere umugisha aho kubabera umuvumo. Uduhe gutanga tubikunze aho kumva ko ari umutwaro. Umwuka wawe wera atuyobore tubashe gusobanukirwa ko gufasha biri mu nshingano zacu. Ndagusaba ngo dushyire umutima ku murimo wawe dukora, kuko igihe cyose tutawushyizeho umutima biba byerekana ko ari uburyarya ndetse nta nyungu bituzanira. Uduhe umutima wo kumva dukunze ibyo dukora. Uduhe kubaho ubuzima buvuga ubushake bwawe. Mbisabye nizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Ndagushimiye nshuti wabanye nanjye mu kiganiro cy'uyu munsi. Ubutaha n'ingaruka tuzaganira ibyerekeranye n'umunsi w'Uwiteka. Amahoro n'umugisha biva ku Mana Data n'Umwana wayo Yesu Kristo n'Umwuka wera bibane nawe. Icyo cyari ikiganiro tumenye Bibiliya. Nimba wifuza kugira ikibazo, kudutera inkunga cyangwa kuduha ubuhamya, ushobora guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufiya kuri telefoni igendanwa. Inomero ni 07 81 27 90 18. Ushobora kandi kutwandikira kuri page yacu ya Facebook yitwa Tumenye Bibiliya, cyangwa kuri WhatsApp. Inomero ni 07 81 27 90 18, cyangwa kuri email yitwa umucyofm@yahoo.fr. Iki kiganiro kandi ushobora kutumva ku rubuga rwacu rwa interineti ari rwo wa#tab.tawr.org. Kanda handitse ijambo ry'icyongereza rivuga ngo languages, maze uhitemo ururimi rw'Ikinyarwanda.